ndabashimiye bashimira ko mukunda kudukurikira kuri Red Pill Rwanda na Immigration. Hari ibintu bitanu wabeshwe kandi bikugiraho ingaruka. Ku mpamvu ikurikira, uvuka uri mu nyungu z'abantu, ugakura uri mu nyungu z'abantu, ukanasaza uri mu nyungu z'abantu. Uti ndabeshya, utuma umwana cyangwa umubebe mutoya aba mu nyungu zandi. Iyo uvutse usibye ababyeyi bawe, umubebe uvutse leta iramubarura ikamwandika, ikamubaza mu bantu bazagira inyungu. Ajya kubatizwa, ababyeyi bagatanga ishimwe n'ibindi. Umubebe kandi agura pampa, akagura ibimufasha, imyenda n'ibiki, ibyo aba bacuruza nabo babungutse. Iyo ukuze utanga imisoro muri leta, ukorera abantu bakaguhaka, bakaguhemba umushahara we n'icya n'ikize, ugasora, ugakora umuryango nawe uzafasha leta, ukabyara n'abandi, ugasaza, abacukura imva bose nabo bishima. Birumvikana ko urugendo rw'umuntu ari umukiriya ku bantu benshi. Kubera iri soko ko riteye, hari ukuri utabwirwa ndetse ibintu bitanu wabeshywe kandi bikugira ingaruka iyo utabyitayeho cyangwa ukabimenya utinze. Ikinyoma cya mbere, iyo ukoze cyane ugeraho ugakira. Hateye abantu baba motivation speaker ku isi yose, no mu Rwanda n'u Burundi ntibahasize rwose. Aba bose ntibasiba kukubwira ko nukora cyane ugakoresha imbaraga bizagira bigakunda. Bazakubwira ko gukora cyane ukoresha ingufu bizatuma ukira ukigira, ariko ntibazakubwira urundi ruhande rw'inyuma rw'ibyo bakubwira ko hari abantu bakoze cyane bikarangira batahanye yinica n'ikize, bikarangira kandi bashaje ari abakene, bikarangira abana babo bize nabi kandi barakoze cyane ubuzima bwabo bwose. Ni ukubera iki? Ukuri batakubwiye ni uko isoko ry'umurimo ridaha agaciro ingufu ukoresha, ahubwo riha agaciro ibindi. Uti ni iki se? Riha agaciro ibisubizo by'ibyo ukora bizana ku isoko n'ingaruka byateza uramutse utabikoze. Ni ubwa mbere wumvishije se umuntu ukora isaha imwe agahembwa ayo uhembwa ku kwezi kose? Abyumvishije neza cyane. Ibi biratuganisha ku ngingo yacu ya kabiri y'ikinyoma cya kabiri. Ikinyoma cya kabiri kiragira kiti niwiga uzakira kandi uzabaho neza. Kera nakoze mwarimu atubwira ko yimijwe n'ikaramu itaramburura, ndetse ko kwiga mu mashuri traditionnel asanzwe kuva primaire ukagera kaminuza wicaye mu ishuri ibi bizagukiza rwose ukabaho neza. Niba ariko mwarimu wabitubwiraga wasaga nawe ubwo buzima tubwira atawubayemo rwose. Ni bangahe mu bashomeri bari hanze abize baminuje rwose? Ni bangahe babayeho nabi barize? Ni bangahe babayeho mu gahinda gakabije kubera kutabona imbere yabo kugeza na n'ubu? Reka mbabwize ukuri, ikinyoma cy'uko iyo wize ubaho neza n'ubu kirakomeje. Barabibonye ko bigisha ibindi ariko batigisha ifaranga no kurishaka wapi, kandi ari ryo baba twigisha ngo tuzakorere tubone maze dukire. Abyumvishije neza. Amashuri yagize yose yashinzwe kubera kugira ngo atange abakozi kuri abo bakire, kandi n'akazi babaha nikazabakiza kugira batangana nabo. Ntago amashuri yigisha gutekereza, yewe nta nubwo yigisha ngo uzabeho neza. Iki ni ikinyoma cya capitalism. Aya mashuri y'iki gihe ni business. Warabibonye ko umuntu afata minervare muri za miliyoni akayatanga ngo arimo ariga kaminuza, akarangiza ajya gushaka ya mafaranga yatanze kandi nayo atayabona kuko nawe wamuha akazi kubera ko market rigged. Ni ikinyoma. Ushobora ayo mafaranga abazajya kwiga muzahura ubaha akazi rwose. Imyumvire yuko kwiga bihwanye no kubaho neza no kujijuka, iyo ni iya kera kandi ni ikinyoma cyinshi. Niba wize kugeza segonderi uzarekere rwose, ahubwo izihugure kuri internet. Ibintu birahari, numenya no kuvuga ururimi bizaba ari ibyo. Isi ya none irabeshya. Uzamenye ko kwiga bitavuze gukira cyangwa kubaho neza. Ikinyoma cya gatatu, ngo nusenga rwose birakiza, ngo nusenga Imana ibintu byose bizamera neza. Hari abantu idini ryabereye nk'urumogi, biruga basenga nta mwanya wo gukora, yewe habe no gutekereza cyangwa gushakisha. Babwiwe kenshi ko gusenga utitiriza aribwo Imana isubiza, ukagira ngo iyo Mana n'igipfa amatwi. Nyamara biri ubwayo ivuga ko nubura ubwenge Imana izaguta rwose.
ikongera ikavuga ko udakora ntakarye, ikongeraho ko imirimo y'amaboko yawe ari Uwiteka azaha umugisha. Kubera ko hari pasiteri washinze urusengero agamije icya 10 n'amaturo, wowe uraho urasamye ngo azagusengera ibintu bitunganye. Umuka muvandimwe, izera Imana kandi uzajya uyisaba mu mutima, iha umugisha imirimo y'amaboko yawe kandi ntibigusaba gutitiriza no kurara mu masengesho wabuze ibitotsi utanasinzira ngo urimo urasenga Imana si igipfamatwi. Ni ikinyoma, uyimenye nk'ikinyoma nubwo ari ikinyoma cyitwaje Imana. Icya 4, hari umuntu uzagufasha cyangwa hari umuntu ugukunda. Mu by'ukuri ibi ni amarangamutima rwose ikiremwamuntu duteye ku buryo inyungu zacu ari zo tuyoboye. Umunyarwanda we yaciye umugani ngo iyo ubuzima buterewe hejuru buri wese asama aye, yavugaga amagara. Ibi rero wowe nuko ubyumva ukumva ari imigani yo mu gihe cya kera cyangwa yo mu gihe cy'ibibazo gusa. Reka da, fata uyu mugani nkaho ari ibintu bya buri munsi. Isi ni jungle, umunyembaraga ni ubamo, kandi imbaraga ntabwo zikiri za zindi nk'uko twari ku nshuro ya mbere. Ntabwo ari imbaraga z'umubiri, ni imbaraga zo gutekereza. Shaka uburyo bwo gukemura ibibazo byawe utabanje rwose gukenera ubufasha bwo hanze, kandi iyo wabukenera uba ari ubufasha buke ku buryo utanabubonye utapfa bagushyire mu mva. Cya 5, ikinyoma cya 5, umugore cyangwa umugabo icyo kiranakomeye cyane ngo mufite icyo mupfana. Reka da, iki ni ikinyoma cya kapitalism. Umufasha wawe mufite icyo mupfana iyo mwese muri umwe kandi buri wese aharanira inyungu ze, aharanira inyungu z'undi. Iyo za nyungu zitakiriho, umufasha wawe ntacyo agufasha, nta rindi sano rwose mufitanye. Ikizabikubwira ni mutandukana cyangwa ukabaza watandukanye, ubuzima burakomeza cyane buri umwe wese ataburimo, kandi ntabwo uwo mwashakanye azaguhangayikira cyane kurusha umubyeyi wawe. Ubuzima buzakomeza rwose naho bitigeze binaba. Sibye ko umuryango ari produit ya leta, kuko nta miryango n'igihugu n'icyabaho. Kuri leta gusoresha imiryango biroroshye kuko imiryango itimuka. Ntabwo ari nko kuba singo, kuko singo ashobora guhaguruka muri Afurika agahita agenda akibera i Burayi ku munsi umwe gusa, leta ikaba iramutakaje. Inyungu abantu bari bamufite mu buzi ko ziragiye. Gusigasira umuryango ni inshingano ya mbere ya leta, kuko iramutse iwutakaje n'igihugu cyagenda. Umufasha wawe rero ntacyo mupfana nubwo mufitanye abana iyo inyungu zawe ntacyo zimubwiye. Bakubye urukundo, bakubeshya. Imiryango myinshi ihura kubera gushaka sex ihoraho ndetse no gukorana imishinga kandi itezanya imbere. Iyo ya mishinga irakihari ntacyo mugifanye. Iyi ni Red Pill Rwanda na Immigration. Ku bujyanama bwa Immigration nuko wabona visa n'ibindi byangombwa i Burayi, Amerika na Canada watwandikira kuri guteranya 49 152 18 18. Kora share, subscribe na like cyangwa uduhe comment niba hari ibyo twavuze tutemeranya natwe. Ushatse kugira ibitekerezo kuri ibi watwandikira tukazaguha interview. Umunsi mwiza kuri mwese.